kandi ndashimira Imana ubwabo bashiki ba murumuna wacu kandi ndabakira muri we mwakoze amazina ndi Bambanza Emmanuel bwere yo mwavuye ndahazi neza mwazamutse imisozi ihagaze cyane Imana yakoze kubarinda neza nkuko abandi bari kubigenza nanjye ndongera ibyo bashizeho ndetse n'umubiri bakagiye karatubuka wenda muguri yindi nanjye tuze mitwaro tubike nyamba mfashije Banira gushima ngo watari kumva neza Mr. David na family yawe banira bashima umutima w'urukundo wo mufite kuko kugera Bonyoro iyo uza kuza afite umutima w'urukundo ntabwo ari kubona inshuti kandi utabuye umutima w'urukundo ntabwo ari kugira n'amafaranga ko byose byavuye ku rukundo Imana iguha umutima wo gukunda kandi iguha n'umugisha wo gutunga birangije ugira umugisha wo gushaka mu rugo rufite umutima ukunda kuba abantu bano bicaye hano si ukuvuga ko bakwanga ni ukugukunda ubu cyane cyane nabwira abantu abashyitsi bavuye mu Rwanda nabo baje basanga nabo abanyarwanda David arabana akabana n'abantu bose abo woroheje abo munini abo mutoya abo mukire abo mukene buri umwe wese amukunda mu rwego rwe biranyita Munyakazi azanira abavuye mu Rwanda ngira ngo kwikabuga no bari ntuye umuntu mwiza ariko maze imyaka irenga nk'icumi mvuyeyo ko gushaka imibereho niko buri nawe ubwana wabaye information bari batinye kuvuga kumenyana nawe genda mwereka abandi nawe yereka abandi kugenda byose tumujyango muri cyane nuko mwabonye abantu bose harimo bakuru bacu na barumuna bacu na bashiki bacu bose n'ubwo twamaze kumujyango umwe na David no bagize ikibazo gishobora kubaho bati kwa David habaye tureba hano twese watubonaho nubwo mwe mwaba mutarahagera ariko mwasanga twahageze mukecuru twishimiye cyane ko wagize umutima wo kuza gusura abana nabo beretse urukundo ko wakunze kare ariko nayo isaha bari bagishidikanya abantu bagishidikanya n'umugaruka mu Rwanda uzajya usuruza umusaza umwutira asanze abana barafashe umuryango ukomeye babonye inshuti babona abavandimwe hatabayeho intambara ntabagaruka mu gihugu cyanyu kuko twageze aho upagashirizo ibyo kurya ibyo kunywa ahubwo uvuze na neza rwose oya ntawagaruka cyane bavuze iti imitwaro 10 ushobora kuba irimo abanyarwanda 2020 kujyayo zaje muzeyo ati abantu batwakira twishimira kandi mugire muzagera amahoro
byiza biri imbere ko uko bimeze oya rwose uko bimeze musaza ubutumwa busize kwa bushinzwe icyo nako icyo niko cyiza muraho neza yego umusaza ukujya tukabanywana abantu hari umugabo umwe uvuze ngo haleluya ibintu byose biba biri mu Imana haleluya amen wenda haleluya ariko ugeze muri Amerika ukagera South Africa isi yose iri kuzagenda uvuga haleluya bavuga ngo amin wenda ushobora kutavuga ururimi ngo urwongereho ariko haleluya ni ururimi mpuzamahanga kuko ku isi yose ushobora gusanga ahantu hose byapfanditseho ngo polisi yego ni ururimi rumwe nk'uko abantu bagenda bakora iki baruhuza ubwo rero nanjye amazina yanjye akunda kwita Byambukama Samuel cyangwa se Zitumbonye Tayeri ubwo rero ndagera hano Wiragaza ubwo nyuma kugera muno mu Wiragaza naje kuza kugira umugisha ubundi ababyeyi bagera urabona ko babigenjeje kwa kundi bose bavuye dore na rumaze bose bari kwikorera mu Unarenda kudukereza sikigero ikintu cyo kirampemukiye ntabwo umuntu twaza agenda n'umugore utwaye namaze kugera inaha gushakisha kubera ko data wanjye yarabuze mpfa kwihangana ndamubura rwose ariko nageze nanjye gushaka nshakishije ngeze inaha mbonye umubyeyi bishobora kuba wowe umunsi iyi niyo mudamu wawe ubwo rero ngeze inaha mbona umubyeyi arambyara ampa inama bavuga ko byiza oya bose ariko babigejeje n'abantu bose dore n'uwo mushoferi utagiye kubigenza biri bose nyaboneka umwana wanjye haguruka utagwa naba ndi kugenda nacumba ajyana ahura n'igisebe akaba ari ushaka akabanza kumvura ubwo rero n'umubyeyi wanjye urumva ko yageze inaha arabana amaze kubana abana n'abantu urabona ko mbese ayobewe uburyo duhagaze ubwo rero ugenda nugera ku gihugu cy'u Rwanda ubabwira ngo umuhungu wanjye usanga afite umuryango usumba uwo mu Rwanda ahubwo nabo bakumbuze kuza kureba no kuza kureba family mbere ubwo rero nanjye mu magambo magufiya njye nta sene naje mfite rwose kandi azi neza ko mushorera ari ahangaha twatwara icumi nanjye reka ushyize ahangahe uriya nyine avuze angahe icyo kibazo ushobora kuba nta se nashyizeho rero ibintu murakoze Imana ibahe umugisha amina haleluya umwanya abo kubanyo ubunyarwanda ngo umugambe notera nongita nakwabo kurya byivugira ki konka mwakoze cyane kuza Dini munywana wanje sonye rugambo nyine bice na nyina mweze mutware ndaba nabikora